Ndabashimira ko munteze amatwi. Nagiye kumubaza impamvu ari kutwiba. Antera umugeri mu bintu. Gasubiremo kukana. Yanteye umugeri mu bintu. Bikumva ashaka guseka. Namubazaga igihe itegeko ryo gusifura penalty igihe umupira urenze ryaziye. Ahita nsikyonyora mu bidudu. Nkaho ibyo bitari bihagije. Mu gihe ndi kwihungiza mu bintu mbona ikarita y'umutuku mu maso yanjye. Ayo niyo magambo y'umukinyi wa Mukura. Nyuma yuko umusifuza musiramuje Godiyo. Bamwe baturiye mukinyi buri yazongera kumva umurego w'iya saa 11. Abandi bati yari gukina neza gute kwa Semahungu hari kokera. Abandi bataba basifuza isudutsiko tw'amabandi gusa ahubwo ni nabicanyi. Ngo aho kugira ngo bamufashe guhuha kuri Semahungu hari kokera ngo bahise bamuha umutuku koko. Abareyo bati twarenganya gapucuri ngo yatwibye penalty tutarabona. Bamwe mu bafana n'abanyamakuru batuye umusifuza pimwe ibiyobyabwenge. Abandi batafungwe kandi ntibamufunga gusa ahubwo n'uwamuhaye lisanse babimubaze. Ni nyuma yuko umusifuzi yigize Jackie Chan akarekura amawashigeri nk'iya Chiki Norris akayikinya mu bintu by'umukinyi wa Mukura. Waruje amusobanuza impamvu umupira urenga agasifura penalty. Nta ibyo bidahagije umusifuzi wa hagati ati kuba bagusiramuje Godiyo ibyo ntibindeba fata ku mutuku usohoke mu kibuga. Umusifuzi ngusanzwe yikorera akazi k'igisekirite. Ngo ashobora ko yabonye umukinyaza musatira ngo akamwitiranya n'igisambo. Abantu batari ko se cyaba ari igisambo cyo ni ngombwa kugikandagira mu bugabo se. Ariko hari ntashonje. Bati igisubizo ni oya. Ubuyobozi bwa Mukura buti turatabariza umukinyi wacu waraye mu bitaro kubera ko bamukandagiye mu bikoresho by'ubwubatsi. Bamwe mu babonye amashusho batamabere yikoze tutonsa. Bati niko bakobwa bakowe niko babyeyi babyaye yewe Bikira Mariya wo mwijuru Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubundi ni gute twisanze ahantu aho umukinyaza mu kibuga kugira ngo ahangane n'ikipe bari gukina akaza yiteguye guhangana n'umusifuzi. Ubu ngo umukinyi kugira ngo ajye ubu ngo mu batoza b'abakinyi hagiye kuzajya hiyongeramo n'uwakarati kugira ngo bahangane n'abasifuzi batera za mawashigeri. Ubu ngo mu batoza b'abakinyi hagiye kuzajya hiyongeramo n'uwakarati kugira ngo bahangane n'abasifuzi batera za mawashigeri. Turashize none. Nyuma yuko umusifuzi ashonye umukinyi wa Mukura mu bikoresho by'ubwubatsi ngo umukinyi bahise bamujyana kwa muganga. Abaganga ngo bamubonye batabakubitwa n'inkuba baravuga ngo uyu musifuzi yaragukonye. Abaganga ngo bahise bamwakira nayo mbi baramukandakanda. Magingo yangu umukinyi none ngo ashobora kuba ari kwiyumva neza. Mukura ngo irasaba ibintu bigera ku 8 kugira ngo bemere gukina shampiyona y'u Rwanda. Icyambere ngo nuko amakarita y'umutuku bahawe yose yakurwaho kubera ko ngo nayabaringa. Icya kabiri nuko ngo uriya musifuzi yatahagarikwa mu mupira w'amaguru wo mu Rwanda. Ikindi kandi ngo barifuza ko umukino wasubirwamo. Bati umukino kubera ko wabaye baringa gusa turasaba ko usubirwamo. Waba uri umusirimu gute uramutse muri salo yawe nta foto y'umuryango wawe irimo ifoto nziza iri muri kadere nziza igaragara neza ya famille yawe iteretse muri salo. Nta handi wayikura usibye muri Global Design and Printing Solution Limited. Ufite sheri wawe ushaka kwandikisha ku mupira wawe My Queen na My King. Ibyo bikorwa neza muri Global Design and Printing Solution Limited. Wabonye nkangaha iyi ni friendly refus. Ibi ngibi biba bimeze nk'ibikoranye nubwo wamesa gute nubwo bagira gute. Bibari ni maramoya biba bikoranye. Ushaka kwandika ku gikombe ushaka kudukoresha two mu rugo tuba turiho izina ryawe cyangwa izina rya company yawe. Nta handi babikora ni muri Global Design and Printing Solution Limited. Mu gihe gito ku mafaranga make kandi bakabikora neza. Biri professional bafite imashini zose zibaho zikoreshwa muri printing. Abanyeshuri bakeneye gukoresha ibitabo guprinting ibintu bifite amakara meza bisa neza kandi bitaguhenze. Ufite projet nini zakunani ikigo cy'amashuri wenda cyangwa ikigo runaka cyafashe projet ziba nyinshi. Muri Global Design and Printing Solution Limited bafite ibikoresho mpuzamahanga byagufasha kubikora. Ikindi umuntu ufite business akeneye trademark. Bya byapa bitango ni bya rutura. Bira byapa bya rutura bavuga ntabwo ari icyapa cya Nkusi ata. Ahubwo ni icyapa kinini cya metero zirenga 3 kuzamura. Ibyo ngibyo barabiprintinga bakakigwereza giprintinga gisa neza. Ufite business, ufite shop, ufite akabari, ufite lodge, ufite iki ushaka icyapa cyo ku muhanda kinini giprintinze neza mu magambo agaragara neza bakiriya bakaza. Nta handi ni muri Global Design and Printing Solution Limited. Bagira zira mashini zipima ubutaka umuntu ukeneye imashini zipima ubutaka zino bita DGPS. Barazifite kandi ku mafaranga makeya. Uyikeneye ugahamagara iyi nimero bakayigurisha. Ikindi abantu bashaka gutumiza ibikoresho mu Bushinwa bikabageraho bitabahenze nabo bakwandikira nimero muri Global Design and Printing Solution Limited bakabageza iyo mashini cyangwa icyo gikoresho ushaka kiri mu Bushinwa ukabashoboye kwigira ngo ukizane bakikugezaho ku mafaranga makeya cyane. Abashaka gukora banners, stickers, utuntu tumeze neza turyoshye duprintinze mu mabara neza size yose waba wifuza
barayiguhereza. Ntabwo wakakwiye gukundana na sheri wawe ku mupira wawe hatanditse izina rye cyangwa urya mutanditseho. Wakakwiye ko ufite kampani mu rugo muri biro, igikoresho cyawe ufite nticyanditseho kampani yawe. Abakozi bawe bambara imipira yanditseho za Arsenal na za Kiwayi, bagomba kuba udupira twanditseho kampani yawe. Umukozi wawe hageze, nimba ufite igikoni bikaba byanditseho, nimba ufite akabari bikaba byanditseho. Babyandikaho neza rero abangaba biri professional, ukagira ngo byarakoranye. Ibintu byo kugenda bakabyandikisha ikaramu, bakabyandikisha imiti, ndeka reka ibyo byari bya kera. Dore babyandikaho gutya bikaba bisa neza bifoto. Abakorera mu mujyi wa Kigali imbere y'inyubako ya City Plaza, mu nyubako nshyashya ya Unify House muri foro ya 3, umuryango wa mbere uvuye kuri esanseri inyuma ya TDM. Barasaba kandi ko bazajya bashakirwa umutekano usesuye mbere yo kujya gukina, kubera ko ngo bitari ibyo abakinnyi babo bazapfira mu kibuga. Abantu bakomeje kwibaza impamvu mu basifuzi hakunze kugaragara imyitwarire mibi muri no minsi, ariko kandi ngo si muri iyi minsi gusa, kubera ko ubundi ngo mu gusoza shampiyona amakipe arwana no kutamanuka nashaka ibikombe, ngo haba harimo ikintu gikomeye cyane cy'urukweto, ruswa, gukinirana nabi no gutegura bikabije. Amakipe arwana no kutamanuka ngo bakoresha imbaraga z'umurengera mu gushaka amanota, hakaba habonekamo na za ruswa, ariko kandi amakipe akeneye igikombe nayo ngo akaba ashobora gukoresha ruswa no gukoresha imbaraga z'umurengera, bigatuma shampiyona gushobora kugenda nabi. Abasifuzi bamwe bakagwa mu mutego w'amafaranga bakitwara nabi. Bamwe mu banyamakuru bavuze ko uriya musifuzi nubwo ngo amaze igihe kinini asifura, ariko ngo asanzwe akora n'akazi k'ubusekirite, ngo buriya atagiye ku kibuga aba yagiye gusekirita. Abafana bamwe bandi makipe batiye abatwebwe tukakwereka icyo twikorera, bati ubundi nuko yabaye umukinnyi wa Mukura witonda, naho ubundi iyo baba bandi bakinnyi baba bamukubise ivumbi rigatumuka kandi yari kuba yizize. Ubundi nuko mu Rwanda haba discipline mu makipe, ndetse akaba ari n'ubuyobozi bwayitoje abakinnyi. Ari nko mu bindi bihugu umusifuzi agakora biriya bintu bamukubita bamukura amenyo nta nawe yajya kurega. Usibye ko umukinnyi wa Mukura yabaye imfura akigaragaza neza akareka kurwana, naho ubundi abundi mukinnyi hariya hari kuga umuntu. Batutu dutsiko tw'amabandi ntabwo twakagwiye kuboneka mu mupira wacu. Iyi maji iramutse igeze muri FIFA bashobora guhita batangira gukemanga umupira wo mu Rwanda. Umusifuzi wabikoze ngo ashobora kuba agiye guhagarika umwaka, ariko kandi bamwe bati umwaka ntuhagije, ahagarirwa gusifura burundu kubera ko ibyo yakoze ni amahano. Batitekeza nk'iri shusho iramutse yigeze muri kafu, nta musifuzi w'u Rwanda wazongera gupfa guharwa icyizere cyo kujya gusifura imikino mpuzamahanga. Ubundi bagiye gutanga imikino mpuzamahanga ngo isifurwe n'abasifuzi runaka, bareba uko basanzwe bitwara muri shampiyona yabo. Nimba bashobora kubona shampiyona yasifuwemo na Uwikunda Samuel usifura CAF Champions League za Confederation Cup, bakabona shampiyona kwa Salima ujya gusifura igikombe cy'isi, bakabona harimo abasifuzi bari gutera imigera abakinnyi, bashobora gutabota akazi cyizere cyo kutazongera kwizera abasifuzi binaha iwacu mu Rwanda. Hari n'abanyamakuru bavuze ko ngo mu basifuzi hagakwiye gupimwa bakareba nimba ntabafata ibiyobyabwenge, ngo nta kuntu umusifuzi muzima abizi neza ko ari kubaka izina rye ryiza atangwaye ibiyobyabwenge ashobora kwifata ngo atere umukinnyi umugeri. Ubundi mu bisanzwe bizwi ko abakinnyi ari basanzwe basagarira abasifuzi, ariko ngo niba byageze abasifuzi batangiye gutera imigera abakinnyi, ibintu byatangiye kuba ibindi. Icyababaje abafana kikana batera agahinda nukuntu umusifuzi wo hagati nawe yirengagiza ibyabaye akaza agatanga ikarita y'umutuku, nyamara ubundi uriya musifuzi ngo nawe agombaga guhabwa umutuku. Ababonye umukino n'ababonye amashusho bavuze ko ngo uriya musifuzi wo ku ruhande ari we wagombaga kutabona ikarita y'umutuku agasohoka mu kibuga, kuko ibyo yakoze ni amarorerwa. Ubundi musifuzi wo ku ruhande biba bibujijwe kuri we kwinjira mu kibuga, we yarenze umurongo we, ibintu atemerewe, aza mu kibuga azamura ukuguru kwe ashaka gushota mu bikoresho by'ubwubatsi by'umukinnyi. Ubundi uko byatangiye, umukinnyi wa Rutsiro yaraje anyera mu rugo rw'amahina asohokana mu kibuga n'umupira, ariko bitewe no kunyerera umusifuzi wo ku ruhande ati habaye penalty. Umukinnyi wa Mukura amwegeye agiye kumaza uko bigenze, yewe yari yashize n'amaboko inyuma, undi nawe ahita aza yirukanka mu mushinya mwinshi afata umugera w'umushota mu bintu. Kenisi ati biriya bintu ntibibaho, uriya muntu akumba guhanwa kubera ko kuriya ngo ni nko kurasa ingabo zamanitse amaboko. Ubundi mu gisirikare bivugwa ko ingabo zamanitse amaboko nta muntu ujya uzirasaho, ariko umusifuzi we ngo yarashe ku ngabo zamanitse amaboko, kandi ngo aba ari amakosa akomeye cyane, umuntu aba agomba kubihanirwa. Bamwe bati kumuhana umwaka umwe ibyo ntitubishigikiye ntitunabyemera, uyu ngo yagakwiye gucirwa mu mupira w'u Rwanda burundu akajya gushaka kandi kazi, cyangwa se agakomeza igisekirite akora. Abandi bati niba ari umuntu wabigize umwuga kubera icyo afatanya imirimo ibiri. Hari n'abavuze ko ngo yafashe umukinnyi wa Mukura mwitaranya n'igisambo, ubundi ngo aramuhana ko uriya mugeri yateye ngo ntabwo ari umugeri usanzwe, ngo biragaragara ko ashobora kuba yarize karate cyangwa yaragiye ku mafunzo, hakaba hari tekinike zindazi zirutiza abasifuzi basanzwe. Abayobozi ba Mukura bati tubashaka indishyi y'akababaro,
amafaranga ari bukoresha yivuza agomba gutangwa n'uriya musifuzi cyangwa Ferwafa, kubera ko nta kuntu umukinnyi wacu baba bamukandagiriye mu bintu ngo tunarenzeho tunamuvuze. Iriya si imvune yabonekeye mu kibuga hagati, buriya ni ubugome ndengakamere yakorewe. Nyamara umukinnyi wa Mukura we yarihanganye yanga guteza akavuyo n'akaduruvayo, afunga umwuka, yicisha bugufi, nubwo bitamubujije kubona umutuku. Abanyamakuru ndetse n'abakinnyi muri no minsi baragowe kubera ko abasifuzi ngo bagiye kuzajya basifura ibintu bamaze kurya ruswa. Ubu ngo igihe kirageze ngo abasifuzi batangire bavugishwe na ba nyir'amakipe, badashaka ko amakipe yabo amanuka mu cyiciro cya kabiri, ariko kandi n'abashaka gutwara ibikombe nabo ngo bagiye kuzajya bavugisha abasifuzi babategure. Ubundi igihe cy'umukino nikigera ngo abagiye kureba umupira bagiye kuzajya bibonera ibitangaza, bibonera ibyapanzwe na ba nyir'amakipe. Hari n'uburyo ngo amakipe avugana, ngo ikipe imwe ikabwira indi ngo kugira ngo ntamanuka mu butaha nawe nshobora kuzakurwanaho, ndwanaho nibonera amanota, tugire ukuntu tubyumvikanaho nk'uyera udufaranga runaka. Ferwafa ntirasohora itangazo rihanurira musifuzi, nubwo hari bamwe batangiye kuvuga ko ngo ashobora kwirukanwa burundu. Ujya wibaza impamvu umugore wawe guca inyuma bikakuyobera, nyamara no kutamugerera ku byishimo yifuza. Muri make akabariro kawe ni nk'aka inkoko. Umugabo wawe yaragutaye kubera kutagira amavangingo nk'abandi bagore. Ufite inyatsi ku buryo icyo ukoze cyose kitagenda, wanacuruza bigahomba. Uterwa ipfunwe n'ingano y'umubiri wawe kubera ko urabyibushye cyane cyangwa ukananuka cyane. Ufite inkovu ku mubiri yanze gukira cyangwa waritukuje ntibyagenda neza. Ujya mu mihango ntikame cyangwa wabuze imihango burundu. Urwaye igifu, diabete, impyiko, rubaga impande, amarozi y'amatomika n'amahuherano cyangwa amatererano. Reka kwiheba kuko hari muganga waje nk'igisubizo kuri ibyo byose. Ni muganga w'inararibonye utanga imiti yizewe kandi yujuje ubuziranenge. Atanga imiti yongera akanyabugabo ku bagabo, amavangingo ku bagore, abakobwa bajya mu mihango ntikame cyangwa babuze imihango burundu, abafite inyatsi zo gukora ntibigende, abafite amakimbirane mu miryango bagira inama, abafite umubyibuho ukabije cyangwa bananutse bikabije, ababaswe n'ibiyobyabwenge, kwikinisha cyangwa izindi ngeso zishobora kwangiza ubuzima bwabo, abafite inkovu zidakira, abitukuje bakazana amabara ku ruhu, abarwaye indwara zabazengereje babuze imiti bavura nka diabete, igifu, umwijima, ibihaha, imitsi, impyiko, umutwe udakira, umunaniro uhoraho kandi ukabije, abarwaye amarozi yaba amatamika n'amahuherano cyangwa amatererano, abo bose abaha umuti kandi ubavura neza. Umwihariko w'uyu muganga ni uko afite imiti akura impande zose z'isi. Ubwo ni ukuvuga ngo igihugu cyose waba uherereyemo ku isi umuti awukugezaho kandi mu gihe gitoya ku mafaranga make. Akorera mu gihugu cyose, ariko by'umwihariko mu karere ka Ngoma niho hafite icyicaro gikuru. Kuba utari umuzi nicyo cyatumaga wiheba ukibwira ko ubuzima bwawe bwarangiye, nyamara kuva aka kanya ugiye kuva ibuzimu ujya. Hamagara iyo nimero mwivuganire, umutekereze uko ikibazo cyawe giteye, aho waba uri hose ku isi arakigukemurira kandi mu gihe gito. Uramutse utari mu Rwanda, umwandikira kuri WhatsApp mukavugana aho waba uherereye hose ku isi, akugezaho umuti kandi mu gihe gito ku mafaranga make. Reka gutekereza byinshi, wowe muhamagare muvugane gusa ibindi babimenya mwavuganye.